Reka nongere mbaye ikaze kuri channel yacu East African Movie. Ngarutse kubahereza igice cya gatanu cy'inkuru yacu y'urukundo y'umusore wigize umwicanyi ku ngufu. Uyu musore rwose mu gice giheruka duherukana hari uwo yamaze kwica, yagiye kumushyingura, wa mukobwa babanaga yaje kumukurikira. Ese byaje kurangirira he? N'abatindiye reka dukomereze aho twarangirije kugira ngo ntimuze gukigwa. Nje muri kumwe ni Birasa Fulgence. Twatangiye amubaza, waje hano gukora iki? Waje hano gukora iki? Numvaga mfite ubwoba. Umvaga ufite ubwoba? Ubwoba bw'iki? Nari mfite ubwoba. So wamaze kumenya ko ndi umwicanyi? Imigambi yanjye yose wayimenye? Okay, ngwino tugende. Umuhungu yahise yihuta, ariko umukobwa asa nk'uhagaze kubera ubwoba. Umuhungu yaragarutse aza kumufata, aramukurura n'imbaraga ngo amujyane. Tukiri aho, ise w'umukobwa nawe yari yagiye gushaka ubukire ku mupfumu. Nawe rwose yicaye bari kumubwira uko azabigenza, kumubwira ko kugira ngo abe umukire ni uko azajya yica abantu. Agomba kuzajya yica abantu kugira ngo abashe kubona ubwo bukire akeneye. Ese wowe uri kureba ino video wakica umuntu kugira ngo ubashe kubona ubukire? Tubwire muri comment. Tukiri aho, wa muhungu yaje n'imodoka azana na wa mukobwa. Baza kuri wa mupfumu. Umupfumu yasohokanye na se w'umukobwa. Umuhungu wacu yongorera umupfumu ati, ibyanjye byose byamenyekanye. Wa mukobwa utwite yamaze kumenya ko ndi umwicanyi. None mpisemo kumuzana hano ngo tumurangize hakiri kare. Turi kumwe na ahubwo waratinze, tuba twaramurangije kare. Muzane tumurangize. Vipi, uyu mugabo ninde? Ko ntamuzi. Uyu nta kibazo cyiwe. Uyu nta kibazo cyiwe. Nawe ashaka ubukire. Okay, ntaribi noneho. Reka muzane. Yakinguye urugi, bagikubitana amaso na papa, bose barikanze. Yaje kwibuka ukuntu yagiye gushaka umupfumu ngo abe yamuha ku bukire. Baza kumuha ibyo agomba gukora. Amubwira ko agomba kuzajya yica kugira ngo abashe gukira. Tukiri aho, yaje gusaba umupfumu ko umukobwa we ari we uzajya ubimufasha. Yaratashye abitekerereza umukobwa wiwe, ariko umukobwa we arabyanga. Ntago ashaka kwicana rwose. Papa byaramubabaje, ariko birarangira.
byaramubaje rwose, ariko ariyumanganya arenzaho, umukobwa ntabwo mbishaka rwose, ntabyo nkeneye, uzabikora ku ngufu. Umukobwa rwose yaratakambye avuga ko we atabikeneye. Tukiri aho, bakiri kwibuka, umukobwa rwose yakubise se ku gikuta, ise asa nk'ushizemo umwuka, ariko we nibyo yari ari kwikoresha nyine kugira ngo arebe ko umukobwa we yashobora akazi ko kwica. Yaje kumuha amashyi rwose, amubwira ko akazi ndabona uzagashobora neza, uzagashobora, ntukagire ikibazo. Koko se? Uzagashobora. Tukiri aho, ise w'umukobwa byaramushobeye, nta kundi yabigenje, yahise akurura umukobwa wiwe, ahita abereka rwose ko umukobwa we ataranatwite, ahubwo ko yagiye hariya ari kuri misiyo. Bose barikanze kuko babonye ko uyu mukobwa nta nda afite rwose. Umuhungu wacu yarikanze, ahita abaza umukobwa, ese wari uje kunyica rero? Umuhungu wacu nawe ahangaha yaje kwibuka aho byatangiriye, aho mugenzi we yamubwiraga ko dore rwose turi abakene, nta mafaranga dufite, ndagira ngo dukore umuti rwose, tugende ku mupfumu aduha intsinzi, tubashe kubona amafaranga. Oya rwose njye ntabwo nashobora kwica, nta kundi kuntu umuntu yabona amafaranga se adakoze amahano yo kwica? Nta kundi wayabona uretse kwica umuntu. Ntabwo mbyumva rwose. Tukiri aho, umuhungu wacu waje kunyica? Ntabyo wagezeho rero, wasanze uwo ugiye kwica nawe ari umwicanyi. Reka njye mbasiga aha nigendere, kuko ntabwo ibyanyu bisobanutse. Umuhungu wacu yuriye imodoka, arangije afatiraho rwose aracomoka. Basigaye bamureba ukuntu agiye, arinda arenga. Ese wowe wakica umuntu kugira ngo ubone ubukire? Tukiri aho mu rugo, hari uwakomanze. Umuhungu wacu yarakinguye, agikingura yabonye ari wa mukobwa. Uje gukora iki? Hari ikinzanye hano. Okay, mbwira uje gukora iki? Bakivugana, polisi zahise zinjira, ziba ziramufashe umuhungu wacu, ziramujyana. Nk'uko mubibona, bose bari bahari bakoranye, urabona ko rwose babajyanye kubafunga bari kumwe. Nuko nguko agafilime kacu karangiye. Mwarakoze kubana nanjye rwose, mu kunshyigikira, kureba izi video.
kandi mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.